tugeze kuri 22.8 kandi muzi ko mu gihugu NST2 mihigo ari uko tugomba kuba turi kuri 15%. Kuba tukiri rero kuri 22.8 ni ikigaragaza ko tugifite akazi ko gukora harimo kubaka imirima y'igikoni. Turabasabye rero kugira ngo mwumve ko tugiye gufatanya ariko munazi naho duhagaze kuri stunting ibingira hanyuma kuri malnutrition ubu tukaba dufite abana 133 ariko tuba twaratangiranye na benshi, hari abagenda bakira, abagenda bagarukamo. Rero dusaba rero ko tujyanamo nkuko twabigarutseho kandi tukagumanamo kugira ngo dufatanye buri rugo nibura rugire umurimo w'igikoni ruramenye gutegura indyo yuzuye. Ari ukubakira abatishoboye, hari ukurungira amazu, hari ukubaka rondereza ndetse no gutunganya imihanda. Mu gukusanya nanone imibare ikenewe, hari ikibazo kigaragara ko turimo turwana no gukemura ibibazo afande ariko imibare isa nkaho idahari. Tukarwana no kubakira abantu. Umurenge wa Karama wenda ukavuga uti muri uyu mwaka tuzubakira abantu 10 ariko mu by'ukuri tutazi ngo wa murenge ufite bangahe badafite amazu. Turashaka rero kujya kubabarura ni database, sibyo? Tukamenya mu karere kacu abantu badafite aho baba bangana gute, kugira ngo nibura tumenye ngo niba tubonye 1000 mu myaka 5 wenda tuzakemura ikibazo. Tukajya dukuraho buri mwaka ariko tuzi percentage turimo tugenda kugira gute dukoraho, atari kugenda twubaka gusa duhiga amazi 140 ariko tutazi turayihiga tugendeye ku yayo. Iyo rero tuyita new profiling. Tuzafatanya n'izi nzego ziri hano ndetse n'abashingwangiriro mwabonye n'abindi mirenge batari hano. Hari kubarura ingo zidafite ubwiherero. Banyakwa abayobozi ni ikibazo gihari nanone tugifite cyuko ubwiherero ari ikibazo mu karere kacu, aho ndetse n'abagufite bafite ubw'igice. Turasabwa rwose kujya kubibarura kugira ngo tumenye ikibazo dufite kandi twese dufatanye. Hari ukubarura inzuri zikoreye, ukabona abafite hari imirenge itagira inzuri. Hari ukubarura abaturage bakorana n'ibigo by'imari. Hari ukubarura abaturage badafite inzitiramibu. Tumaze iminsi nanone tugaragaye ahantu habi. Buriya ni amakuru ndimo kubaha nk'abaturage b'akarere ka Nyagatare, mwari ku ishuri mutari mubizi. Akarere kacu nanone kagaragaye ku isonga mu kugira malariya nyinshi, kandi malariya yica abana bato, yica ababyeyi batwite, yica abageze mu zabukuru. Ibyo ni ibyiciro ikunda kuzahaza. Dukwiye rero twese gufatanya kugira ngo tumenye abaturage batagira inzitiramibu, dutekereze ubundi buryo ariko tunabigisha gukora isuku, bagakuraho ibihuru bishobora gutuma umubu wororokeramo ndetse no gukuraho bya bizenga by'amazi bishobora gutindamo umubu ukaba watera ikibazo. Hari ugufasha ubuyobozi gutanga serivisi nziza, harimo gufasha umurenge n'akagari gutanga serivisi z'irangamimerere. Muzabegera kandi bazabafasha kubereka uko mukwiye kuba mubikora. Hari ubukangurambaga nanone ku gukangurira abaturage kwitabira kwishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse no kwizigamira muri ejo heza. Ubwisungane mu kwivuza ubu aho tugeze, umurenge wa mbere ni uwa Mukama. Nturi hano? Ubwo ko ntabiteguye mu mvuge yose. Kabiri ni Karama, gatatu ni Rukomo, ariyo mazi mu mutwe. Ubwo bari hano rwose mukwiye kuba mubyishimira kuko bageze hejuru ya 90. Dufite imirenge yose iri hano imeze neza, ari Kiyombe, ari Karama, ari Mukama ari kumva ko ari uwa mbere, ari Rukomo. Ni imirenge ikurikirana imbere muri mituweli. Ubwo rero mumeze neza, murasabwa kujya kubarura abandi batagize gute batayifite ndetse no kwizigamira muri ejo heza. Hari gukangurira abaturage kuryama mu nzitiramibu ku bazifite kuko ari abo dusanga namwe ku mashuri twajyaga tubasura tugasanga abararagayo hari izo bashyira munsi ya mattresses. Ubwo rero mugende mu rugo mutangire mvugishe kurara mu nzitiramibu, ariko nawe ubwawe wibuke ko ukwiye kwirinda mbere y'uko urinda undi. Hari gukangurira abacuruzi gusorera ku gihe. Muzi ko ibikorwa remezo tugeraho nuko tuba twabonye imisoro nk'igihugu
rero umuturage udasorera igihe aba arimo kunyereza ya misoro ku buryo n'ibikorwa remezo bishobora kudindira. Ari ugukangurira abaturage ububi bw'ibiyobyabwenge, aho tugiye dufite inzoga namwe muzi abenshi n'ubundi ko mutuye aha ngaha murabizi, hari inzoga yadutse ifite izina ribi cyane ngo yitwa ngo dunda ubwonko. ubwo wadunda ubwonko bukagaruka, kudunda akadenesi birebe, dunda ubwonko noneho. ubwo murumva ko izo nzoga n'izindi zifite amazina atari meza zikomeza gushora urubyiruko mu biyobyabwenge kandi bidakwiye. Nashimye ko mu mihigo yanyu mwashyizemo ko muzakora ubukangurambaga ku kurwanya ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida, nabwo mu karere kacu buri hejuru, kandi buri hejuru hagati y'imyaka 15 na 24. siho muherereye. Birabasaba rero kwirinda no kwigisha abandi, tukirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, n'ubwo iyo tugeze ku ndwara z'ibyorezo tubibutsa ko mpox nayo ihari, kandi waba ukoze imibonano mpuzabitsina wambaye agakingirizo cyangwa utakambaye hose ugira ute, urayandura mpox, murabizi. ubwo rero mutavuga muti agakingirizo karaturinda 100%, nako ibyiza nuko twakwifata tugategereza abo Imana izatugenera. Hari ugufatanya mu bukangurambaga ndetse no gukomeza nk'uko twabivuze mu kivugo cyacu ko imbaraga zacu tuzikura mu bumwe bwacu. Turasabwa gukomeza gusigasira ubumwe bwacu, dukomeza kwimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside uko isa kose, kugira ngo igihugu cyacu imbere hazaza hacu hazakomeze habe heza. Turangwe n'umuryango ukora ushyize hamwe, ariko twigizeyo amacakubiri, ndetse n'umuntu wese washaka kutubibamo amacakubiri tumutangira amakuru hakiri kare, tukumira icyaha kitaraba. Turashimira rero mwitabiriye itorero ku bushake mutiganda, kuko n'ubundi murakorera igihugu cyanyu, murashaka kuba abayobozi b'ejo heza kandi nabo beza. Kandi twongere tunashimire ababyeyi. Twari twateganyije ko hari ababyeyi bake baza, niba babonetse, ariko twavuze ngo ubwo bigeze mu kagoroba tubihorere, ariko twese turi ababyeyi. Turashimira ababyeyi baretse abana babo bakaza gutozwa muri iki gihe cy'iyi minsi 3, kandi tunashimira nanone abitabiriye urugerero. Tukaba tubibutsa ko tuzakora urugerero rudaciye ingando, tuzarutangira kuva ku itariki 16 z'ukwa mbere kugeza ku itariki 28 z'ukwa kabiri. ngo kuva ku itariki z'ingane kugeza ryari ko muzese buriya afande ikiganiro duhaye gikomeze kitugarukemo, kuko inkotanyi iyo zijya kubohora igihugu cyacu hakazamo kwiganyira ntabwo tuba turi aha ngaha. buri gihe rero tujye tubyumva. Turacyafite afande urubyiruko ubwira uti muze tujya aha, bati harimo akantu, niba kadahari ntabwo tuje. oya, ibi ni ibikorwa by'ubukorerabushake, ni ibikorwa byo dukora kugira ngo dukomeze twimakaze ubukorerabushake, kandi dukomeza gushyira umuturage ku isonga kugira ngo tumufashe, tunakuramo ibyo abafite ibyo bitekerezo bishobora gutangira gutekereza ko umuntu akwiye kuba akora hari icyo ahakura, ahubwo cya kindi wakoze nicyo kikuzanira amatunda imbere, kikaba cyakwerekana ko ushoboye. kuko mwumvise ko abazitwara neza bazagira gute, turamenyesha kandi ko abazitwara neza ku rugerero bazitabira urugerero rukambitse ruzahurizwa hamwe intore zizaturuka mu turere twose. ubwo murumva ko tuvuye hano, ariko hari n'igihe n'uturere tuzagira gute, tuzahuzwa. ubwo rero abazitwara neza bitwara neza ku rugerero, bitwara neza muri bya bikorwa bakora, bakaba indashyikirwa. ubwo twagira gutya tukabona hari umurenge rwose ubigezeho 100%. nimubona intore zabo arizo zigiye i Kigali kuri stade guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umutoza w'ikirenga, intore zirusha intambwe, ntimuzagire ikibazo, muzamenya aho mwavuye. rero ntimukwiye kuhava, ahubwo mwese mugire mute
mukore twese dukore kuko twatumwe. Intore intore ntiganya, intore sinange binobere. Murakoze cyane, mugire umugoroba.